ukomere cyane ukurikirana YouTube yitwa Wanizeyimana François kuri YouTube ukambona, kandi ni ibintu byiza cyane. Nshimira mukomeje kumfarana mu buryo bwari bwo bwose no kumfasha gusharinga cyane ko ijambo ry'Imana ari uburyo bwo kuririmba indirimbo z'ihumure, amakorasi yo guhimbaza Imana kugira ngo abarushye n'abaremerewe bakomeze baruhuke mu mitima. Kandi ni nacyo twahamagariwe Imana, tukawukora ku manywa na nijoro, nta saha bagira zo gukora umurimo w'Imana, uretse ab'iki gihe bari kuvuga ngo bagire ubwenge, ngo bagire saha zo gukora umurimo w'Imana. Noneho rero uburyo bwo gukora umurimo w'Imana ni bugari cyane. Hari abantu baba bakoresha mu buryo bw'indirimbo, abandi mu ijambo ry'Imana ryonyine. Rero tubyarijwe kandi rwose bikaba byiza cyane. Mujye mukomeza mudufane, ndetse nimudukundira mudusharinge inshuti kugira ngo nabo bakomeze baruhuke imitima, cyane ko muri no misa abantu baremerewe kandi ari ngombwa ko bumva ijambo ry'Imana. Ariko nakunze ijambo ry'Imana ryavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nimuze musange Kristo arabaruhura. Umurengezi wacu niwo kuturwanirira, niwo kudutsindishiriza, niwo kutwitaho, niwo kutubera Imana muri byose, niwe wo kudukura mu ivandu ry'ibyaha. Mpora mbibabwira buri gihe, akadushyira ahantu heza cyane, hahandi Imana dushaka, cyane ko muri no minsi Imana iri gucyura abageni bayo, kandi biri gukorwa buri gihe, buri munsi. Muri kugenda murabyumva, nuko nguko kandi Imana igira abakomeza abo biri kubaho. Kandi buriya rero biba byiza iyo umuntu yakiye icyo Imana ikoze, kubera ko ntacyo umuntu aba yarenzaho. Ibyiza rero ni ugusenga kugira ngo abantu bose kandi rwose banezerezwe ubugingo, ni nayo turufu nkuru. Ariko uyu munsi nyirizina dufite ijambo ry'Imana nakunze cyane, rifite teme ivuga ngo kwiringira Uwiteka ntibikoze isoni. Iteka ntibikoze isoni niyo shapitire y'iryo jambo. Tugiye gusoma muri Zaburi y'125. Ni Zaburi nakunze cyane, ni Zaburi ifite ihumure, ni Zaburi y'abanyamasengesho, ni Zaburi y'abantu bizera Imana, ni Zaburi y'abantu bakomeye ku byo bizeye, ni Zaburi ituma umuntu ahagarara anambye adashikwa n'imiyaga, dore ko muri no misi hariho imiyaga. Iryo jambo ry'Imana rero ryo muri Zaburi 125 ni ijambo turasoma umurongo wa mbere ndetse tugeze ku murongo wa kabiri. Uwo murongo urabuduhagije, ni umurongo tugiye kuganiraho muri aya masegonda cyangwa muri aka gahimana tutije cyane ko, ariko ntibuke cyangwa se bugake ariko ntibwire. Ni ibintu abantu badakurikirana, ariko ibyo birashoboka ko nabyo bibaho cyane ko bikunda kubaho. Uyu mwanditsi yaranditse ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Abiringiye Uwiteka, abiringiye Uwiteka, abizeye Uwiteka, abakomeye ku Uwiteka, abo ngabo bameze nk'umusozi wa Siyoni. Uwo musozi wa Siyoni rero ni umusozi Uwiteka akunda. Reka dukomeze dusome murabyumva neza. Utabasha kunyeganyezwa, ni ukuvuga ngo uwo musozi ntunyeganyezwa, imiyaga yije ntihuha uwo musozi. Oya, amagambi yaje ntahuha uwo musozi, ibigeragezo iyo bije ntibihuha uwo musozi, intambara iyo zije ntizihuha uwo musozi. Ni ukuvuga ngo uwo musozi wa Siyoni, niyo hagwa imvura, niyo hagwa haza inkuba, niyo haza imiyaga, uwo musozi wa Siyoni ntubasha kunyeganyezwa, ntujya unyeganyezwa na rimwe, ngo ahubwo uwo ruhamye iteka ryose. Ni ukuvuga ngo uwo musozi uwo ruhamye iteka ryose. Twibuka akantu ka mbere ukuntu katangiye katubwira ngo abiringiye Uwiteka. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kuruhamya iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Noneho rero arangije ku murongo wa kabiri avuga ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Ni ukuvuga ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu. Yerusalemu ni ahantu hagoswe n'imisozi myinshi cyane. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu. Mbese uri uwa Kristo, uri uw'Imana, urabyizeye ko Imana yakuremye, urabyizeye ko Imana yagushyiriyeho kuyihimbaza. Niko Uwiteka agota abantu. Iyo uri uw'Imana, iyo uri
umwana w'Imana ntabwo ugomba kugira ubwoba. Gira ihumure. Muri no minsi ndi kubwira abantu ngo nimwihumurire kubera ko birakomeye cyane kandi nibyo biraruhije, ariko nanone Imana irahari kandi iri mu ijuru. Noneho rero akavuga ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu ngo niko Uwiteka agota abantu none ukageza iteka ryose. Imana ishimwe ko itaratugota ngo irangirize nonaha, ahubwo izageza iteka ryose igize gute itugose. Bavandimwe rero nshuti z'Imana, iyi zaburi nanjye numvaga nshaka kuyibatura. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, utabasha kunyeganyezwa. Uwiteka kugira ngo nawe umere nk'uriya musozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nawe ujye uhora uhamye iteka ryose. Kabiri, ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu. Wibuka ukuntu imisozi yose igose i Yerusalemu, noneho hanze ngo niko Uwiteka agota abantu. Uvuga ngo waba uri mu kazi Uwiteka arakugota, upfa kuba umwizera, upfa kuba umwiringira nk'uko hejuru hatubwiye, upfa kuba uri umuntu nyine umukomeyeho ku manywa na nijoro. Waba uri mu kazi arakurinda, waba uri mu ntambara akakurinda, waba urimo uragenda mu muhanda akakurinda, waba uri ku binyabiziga akakurinda, ahantu hose akakurinda. Uwiteka rero agira ukuntu yikundira, akabakunda rwose mu buryo bwagutse, kandi iyo Uwiteka agukunze nuko. Zaburi iri imbere ho gatoya yaravuze ngo iyaba Uwiteka atari we uri mu ruhande rwacu, ariko Abisirayeli bavuga none iyaba Uwiteka atari we uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Nuvuga ngo iyo Uwiteka akugose bene abo kukumira bunguri ntibaza. Mu kazi arakomeza mu bikorwa byakakugota nk'uko twabivuze, kandi kwizera Imana nicyo gikuru. Umuntu wese arakomeza agakomera mu byo yizeye. Imana ishimwe cyane rero, nidukomeze dukomere kandi dukomeze twizere Imana.